Imana ngiye kubona mbona ifashe inkota, ubwo nari ndimo senga ndi muri iryo yerekwa, mbona ikubitaguye abo badayimoni, irakekagura, iracimbagura. Imana irambwira ngo hari abantu bari barabuze amahoro basenga, ngo ariko mwakiriye amahoro kuko Imana ibarwaniriye izo ntambara. Abo badayimoni Imana nabonye ibakatamo, ikajya ikata ibice, imbaraga z'Imana ziri mu nkota y'Imana, mbona zirangije abo badayimoni, mbona bararambaraye. Hanyuma numva ijwi riganira nanjye rirambwira ngo umbwirire abera bari mu gisata cy'uko banyubaha ariko bakaba barabuze amahoro, ngo hari imbaraga zari zarabinjiranye kubwo kurangara no kudasenga, ngo ariko yibutse gusenga kwanyu kwa mbere, yibutse ibihe byiza byanyu bya mbere, hari iby'Imana yibutse irazirikana. Irambwira ngo rero bambwirire ko mbarwaniye iyo ntambara, nimwakira amahoro Yesu atanga. Hanyuma nsoreje ku buhanuzi bundi bwa kane, n'ubuhanuzi bukomeye cyane, nabwo n'ubuhanuzi cyane burebana natwe Abanyarwanda cyangwa se n'igihugu cyacu dutuye. Iyo twebwe dusengerwa, turahirira kuzasengera igihugu kandi no kugishyira mu maboko y'Imana. Iyo dusenga rero turahishura. Imana ishimwe cyane, bera b'Imana bakundwa mu mwami wacu, twari dukumburanye. Imana ishimwe cyane, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva muri Kristo Yesu bibe muri mwe uhereye none kugeza iteka ryose. Nk'uko bisanzwe, ni Pastor Evode cyangwa se umuhanuzi w'Imana Evode, cyangwa se mu ndimi z'amahanga Prophet, ariko ibyo byose turondoye ntabwo ari bikuru. Igikuru nuko turi abana b'Imana, njye namwe twahawe intsinzi, twaherewe igorogota ku musaraba. Munyemerere rero abo twari dukumburanye tubanze dusuhuzanye dusengana Imana, kuko ariko gusuhuzanya kwiza kw'abana b'Imana. Twongere duhure mu isi y'umwuka, tuganire iby'ubwiru bw'ubumana kandi bukomeye. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndashima imirimo n'intoke zawe, ndashima imbaraga zawe n'ubutware bwawe. Uyu muntu tutari duherukanye, utaruherutse kumva ijambo utunyujijemo, ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya agiye kudukurikirana ntacike intege, kuko ibyo ugiye kudukoresha ni iby'ubutwari kandi iby'abantu bagiye kumva ni ibidasanzwe, birabakura mu rwobo bikabatereka mu mucyo w'itangaza. Ndagushimiye rero umwuka wera muziranenge abane natwe kubw'ineza n'urukundo n'imbabazi byawe. Tugirire neza kandi ugirire neza isi yose, kuko igihe turimo kigoye kandi kituruhije cyane. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Unyemerere, hari igitero kimwe cy'indirimbo kimaze iminsi gifasha umutima wanjye, n'indirimbo ivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose ntazakurikire umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira we yahisemo. Uwabatinyutse ibyago byose ntazakurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru, nta cyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Mujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje pe kujya mu ijuru. Have wa bwoba we, nimunyihorere, namaramaje
kujya mu ijuru. Have wabyahawe nimunyihorere, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Have wamyuka mibiwe nimutwihorere, twamara maje twe kujya mu ijuru. Abera nimure kubwoba we, nibutwihorere, twe twamara maje pe gusanga Yesu. Imana ishimwe cyane, ndumva nezerewe cyane kandi nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Tuguhaye ikaze wowe uri muri Australia, tuguhaye ikaze wowe uri muri France, tuguhaye ikaze wowe uri mu bihugu bitandukanye ku migabane Asia, Afrika ndetse n'indi migabane itandukanye y'i Burayi. Ndabizi ko mudukunda kandi natwe turabakunda, niyo mpamvu turara amajoro dusenga, twiriza ubusa, tubaza amakuru y'ijuru. Kandi ijuru ndarishimira ko mu gihe gikwiriye ritumenera amabanga y'ubwiru. Rero kuko tutabona uko duhura, ariko Imana yaduhurije kuri izi mbuga nkoranyambaga, ngira ngo iyi ni channel yacu, ni channel yanyu. Iyo ugiyemo wandika Pastor Evode, hanyuma biba byiza iyo ukoze subscribe kandi ukanakora share, kuko hari benshi bakeneye ko ubutumwa bwiza bubageraho bakamenya imvugo y'Imana. Dushimira abantu bakoze sub, Imana ibamugisha. Ntabwo twigeze tubishishikariza abantu cyane, ariko namwe muri jonjorera mukamenya ibyabagirira umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki. Rero turabashimira kandi ko mudukurikirana, mwadushyigikiye. Imana ibamugisha mwinshi cyane. Mfite rero ubutumwa uyu munsi. Ushobora kwibaza ngo ese ko Mushumba Evode agarutse, niki atuzaniye ko yari amaze igihe kinini? Bene data, ntabwo ari ibipindi, maze igihe ndimo niyiriza ubusa nsenga kandi nterera n'imisozi itandukanye kugira ngo mbaze Imana yongere ituganirire hamwe n'abera bose. Kandi hari umuririmbyi uvuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagera ibyago, ngo kandi ngo umucyo n'umwana w'intama, ngo umunsi umwe tuzawinjiramo. Dufite ibyiringiro kandi bifite ubugingo ko ibyo tuvuga n'ibyo tubwiriza abantu, amaherezo abera bazakurwa mu isi bajyanwe mu bwami bw'Imana. Tubane n'uwadukunze akaramata. Tukiri mu isi rero, itorero rye rifitanye ubumwe nawe. Nababwiye ko itorero rya Kristo riri mu ibanga, ariko iyo uri umunyetorero urabyumva muri wowe, kuko Kristo agendana nawe kandi ukabyumva ko umubiri wawe wahindutse urusengero rw'Uwiteka Imana. Mfite rero ubutumwa nahawe n'Imana, irambwira ngo ihute cyane, tumaze kuganira, uganirire isi, ubambwirire bagutumyeho, ubabwire iby'ubwiru bwanjye, ubamenyeshe ibyo ntekereza, ubamenyeshe iby'ubwami n'icyo ubwami butekereza. Nagize iyerekwa rikomeye cyane kandi riremereye ry'imbaraga nyinshi. Imana ubwo yansuraga maze gusenga, irambwira ngo mwana wanjye tega amatwi. Ngiye kumva numva ijwi rikomeye rivugana nanjye, rirangurura, rivuga ngo si bya bindi, igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abanyubashye ngiye kububahisha, ubwo abanyubashye ngiye kububahisha. Ngiye kubona mbona abantu benshi bari ku munara muremure, batonzeho umurongo, bahagaze kuri uwo munara kuva hasi kugera hejuru. Mbona bamwe bararindiriye, hari ibyabamanuraga kuri uwo munara ariko bagakomeza kumirana n'uwo munara. Hanyuma ijwi rivugana nanjye, ijwi rivuganye nanjye rirambwira ngo abo bose ni abantu bahagaze mu mwanya mbashakamo, bahuye n'imiraba, bahura n'imiyaga, ariko banga kurekurana nanjye. Hanyuma ngiye kubona mbona haje igicu cyera gitwikira wa munara hamwe n'aba bantu. Mbona umuntu yashaka kubareba ntababone.
ndabaza ngo ni iki Imana irambwira ngo abanambanye nayo mu gihe isi irimo yigaragurana n'abayo, mu gihe benshi babuze ibyiringiro by'ejo n'ejo bundi, ngo twebweho abera b'Imana, abakristo bafite agakiza gafatika bafatanye n'umwami bakomatana nawe, ngo dushyizwe mu mutamenwa udasanzwe, aricyo gicu nabonye kitwikira uwo munara hamwe n'abo bantu. Munyemerere nahise mpabwa icyanditswe kiri muri Zaburi 91 uhereye ku murongo wa mbere. Zaburi ya 91 uhereye ku murongo wa mbere niho data yahise ampa, arambwira ngo mpasomere abera. Ibu butumwa rero burareba abera ku isi yose, burareba abana b'Imana, kuko igihe kirageze ngo ibyo kurya by'abana b'Imana bye guhabwa imbwa. Niko Yesu yavuze, ntabwo dutukanye. Yaravuze ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbigaburire imbwa. Reka dusome ijambo ry'Imana kubarigezeho. Zaburi ya 91 iravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, uko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Ariko mwavuze ngo amena. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Tuvuge ngo amen. Rero bera b'Imana bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti, turashimira Imana ubw'isi irimo yikaraga, kandi yikaragana n'ibyayo n'abayo. Abera nabo Yesu yarambwiye ngo ababereye maso, arambwira ngo ntimugire ubwoba, kubera kuko hari imbaraga zikomeye zigiye kubundikira buri muntu wese w'Imana ahantu ari. Iyi Zaburi iravuze ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama. Ijambo guhama ni ukuguma. Ijambo kuguma ni ukuba uri ahantu utanyeganyezwa, ufite sekirite, kandi uri fiyeri yaho uri. Azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwacu. Haleluya. Uri igihome kidukingira, kandi Bibiliya yakomeje kuvuga ngo mugiga irimbura. Mugiga irimbura. Bene da, mugiga zirimo zirarimbura. Mugiga ishobora kuba ibyorezo by'inzara. Mugiga ishobora kuba za COVID-19. Mugiga ishobora kuba ibibunda bya rutura. Ngira ngo abakurikirana imbuga nkoranyambaga ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye bya Israeli n'ahandi ku yindi migabane, murabizi neza ko Israeli iri mu ntambara n'abayisilamu kugeza ubu. Rero ngira ngo iriya nayo ni mugiga ibiri kurimbura abantu. Ariko kandi ngo woweho mwana w'Imana, ngo iyo mugiga niyo yabigenda mu mwijima ntabwo izakubasha. Nakikirije ngo amena ko numva imbaraga zikomeye zirimo zimanuka, ko mbona abantu bagiye guhererwa ihumure muri iki kiganiro. Hanyuma ubundi butumwa bwa kabiri nahawe ni ubutumwa nahawe bw'igisata cy'abantu bakeresa ibintu by'Imana, bakeresa ibintu by'ubutumwa bwiza. Sometime kubera ko hariho n'abantu bamwe na bamwe nyine babyinjiyemo bakabitobanga uko babyumva, ariko kandi ntabwo tuzireguza ko runaka yanyobeje cyangwa runaka yanyobeje. Ndagira ngo mbibutse ko buri muntu wese
witwa ko azi izina rya Yesu cyangwa se ashaka kurimenya, nta muntu wo kwigiraho keretse umwe wenyine witwa Kristo Yesu, wabaye umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Imana irambwira ngo mwebwe muri iki gisata ntabwo ari iterabwoba, nabonye umwuka mubi cyane ubazaho, mbona mwohererejwe ubushukanyi bukomeye, buri muntu wese akabana umubabaro udasanzwe. Nabonye abantu bafite ubutunzi burenze uko umuntu atekereza, mbona amafaranga ari ahantu mu masanduku atandukanye, ariko hanyuma abo bayatunze n'abatunze n'ibindi bikomeye biremereye, mbona nta mahoro bagiye kubigiriramo kubera kwanga izina ry'umwana w'intama w'Imana. Rero Imana irambwira ngo bamwe bagiye kurwara imitima kubera pressure nyinshi no kutagira ibyiringiro, kandi n'abakorana n'izindi mbaraga z'abapfumu cyangwa za gikonikoni, namwe ibintu mwari mwiringiye bigiye kuguta agaciro, kubera ko ubu ngubu Yesu yaranganirije ndi mu gusenga, arambwira ngo muri iki gihe giheruka ngo amanuye imbaraga zidasanzwe, kubera ko abantu bagiye kumva Imana ikabakaba kuri buri muntu wese. Hanyuma ibyo bigiye kugendana n'impfu zitandukanye za hato na hato, aho umuntu agiye ajya kwa muganga yumva byoroheje, bagapima indwara bakayibura. Hanyuma nabonye ibitaro byakira abarwayi benshi, ariko abo barwayi indwara ikabura. Hanyuma Imana irambwira ngo buri muntu wese witirirwa izina ry'Imana nasengere bene data bakiri mu mwijima, kugira ngo bagirirwe ubuntu, bakurweho igitwikirizo, bamenye ijambo ry'Imana kandi baryizere, kuko hari ingoyi zibaboshye, hari n'iminyururu ibaboshye. Ariko kandi namwe mwumva ubutumwa mukabukeresa, nimubona ibyago bibajeho, ntimuzavuge ngo abahanuzi ntibaburiye isi, abaprofete ntibaburiye isi, cyangwa evangeliste ntibaburiye isi, ahubwo muzamenye ngo turi mu ngaruka ziko twanze kumvira Imana yaremye ijuru n'isi. Indi message ya gatatu nahawe ni y'abantu bambuwe amahoro ariko basenga. Urasenga wizera Kristo, ariko Satani yakunyaze amahoro yo mu mutima. Reka mbabwire, niba hari ikintu gikomeye, niba hari ubutunzi butagira akagero, niba hari ikintu cya mbere ku isi nabonye gihambaye, ni ukuba ufite amahoro yo mu mutima. Reka mbabwire, amafaranga ushobora kuyagira, ariko waba nta mahoro no kuyarya ntibikunde. Amazu meza ushobora kuyagira, ariko waba nta mahoro, ukumva urarutwa n'umuntu urara muri chambrette ariko afite amahoro. Ushobora kugira imyambaro myiza, ariko wanakwambara ukumva iyo myambaro nta kivuze, kuko nta mahoro ari mu mutima. Kandi mwibuke ko Yesu nawe agiye kuzamuka, yahagaze ku musozi aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye, aravuga ngo amahoro yanjye nabe muri mwe, ngo ariko si nk'ay'abisi bagira gute batanga. Bivuze iki rero? Yesu ntiyarabuze byinshi yafata agasigira intumwa, ariko byose nta mumaro byari kumara muri izo ntumwa. Yesu yabasigiye amahoro kubera ko isi yayibayemo, arayizi ko isi irimo ibinyaga amahoro abantu. Rero wowe muntu w'Imana ubaho usenga ariko ukaba utagira amahoro yo mu mutima, ni ukuri nagiye kubona mbona Satani yazamuye abadayimoni, batayo y'abadayimoni benshi, mbona bafite impapuro zanditseho ngo natwe turanyaga amahoro abantu, kuko iyo abantu babuze amahoro ngo misiyo zacu tuzigeraho neza. Mbibutse ko umwanzi afatirana abantu yabateje ubwoba, kandi ubwoba nyine egare kubura amahoro. Imana ngiye kubona mbona ifashe inkota, ubwo nari ndimo senga ndi muri iryo yerekwa,
mbona ikubitaguye abo badayimoni irakekagura iracimbagura. Imana irambwira ngo hari abantu bari barabuze amahoro basenga, ngo ariko mwakiriye amahoro kuko Imana ibarwaniriye izo ntambara. Abo badayimoni Imana nabonye bakatamo, ikajya ikata ibice imbaraga z'Imana ziri mu nkota y'Imana, mbona zirangije abo badayimoni, mbona bararambaraye. Hanyuma numva ijwi riganira nanjye rirambwira ngo umbwirire abera bari mu gisata cy'uko banyubaha ariko bakaba barabuze amahoro, ngo hari imbaraga zari zarabinjiranye kubwo kurangara no kudasenga, ngo ariko yibutse gusenga kwanyu kwa mbere, yibutse ibihe byiza byanyu bya mbere, hari iby'Imana yibutse irazirikana. Irambwira ngo rero bambwirire ko mbarwaniye iyo ntambara, nimwakira amahoro Yesu atanga. Hanyuma nsoreje ku buhanuzi bundi bwa kane, n'ubuhanuzi bukomeye cyane, nabwo n'ubuhanuzi cyane cyane burebana natwe Abanyarwanda cyangwa se n'igihugu cyacu dutuye. Iyo twebwe dusengerwa, turahirira kuzasengera igihugu kandi no kugishyira mu maboko y'Imana. Iyo dusenga rero turahishurirwa, iyo dusenga turareba. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo intumwa zose zishoboka yarazitumye, kandi abahanuzi bashoboka yarabatumye kuri twebwe, ku Banyarwanda. Radiyo zarahanuye, YouTubers zarahanuye, ahantu hatandukanye abahanuzi bavuye Cyangugu, bavuye Zahehe barahanuye. Ngo ariko ngo nubwo Imana ikunda Abanyarwanda, ngo mukomeje kwinjira mu icuraburindi, ngo riteye Imana umubabaro uko bwije uko bukeye, ngo murarushaho gukongeza uburakari bwayo, ngo kandi agacuma k'umujinya w'Imana ngo kuri twebwe ngo karasa naho kagiye kuzura. Hanyuma ku buryo yanambwe ngo nimara gutambutsa ibi, nzababwire ko byose byarumviswe, igisigaye Imana mukeresa, Imana mutumva, Imana muryarya, Imana ibabwira ngo mukore ibi mugakora ibyo mwumva, ndabarahiye ntabwo muri bubihurize hagati. Yarambwiye ngo ije kumva ni imitsi namwe, ngo ubwo muri abahanga ntabwo murayicenga, ubwo muri abahanga ntabwo murayitsinda igitego na kimwe, ngo ubwo muri abahanga ntabwo muramenya ntabwo muramenya uko mutunguwe nayo, kuko buri muntu wese iramugendereye ku giti cye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi byo nta gisobanuro kindi nahawe, nuko gusa buri munyarwanda wese ahantu ari urasabwa kwezwa no gutunganira Imana. Ibindi Imana ije kumva ni imitsi n'abantu, ije gucengana n'abafite amacenga aremereye. So rero nuko yambwiye, irambwira ngo nimara gutanga ubwo butumwa nzakarabire imbere yanyu, kubera ko ngo intumwa zose zaratumwe, ngo igisigaye nuko yo yiyiziye kureba yuko ibyo baturega, abadayimoni baturega n'inzandiko batwandikaho ari byo koko. Hanyuma rero iratambutse n'amaguru yayo yombi, irahanyuze n'amaboko yayo yombi, iraje mbese buri kimwe cyose n'intebe yayo iyiteye imbere kugira ngo ice imanza zitabera. Rero Imana ibagirire neza, ariko kandi intsinzi ni iyihe? Kugira ngo Imana nitambuka isange umeranye neza nayo. Ariko suba imirindi y'Imana ninde urayitambuka? Bivuga ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, ngo ninde uzahagarara ku musozi we wera. Rero iyo message igendanye n'icyanditswe nahawe, Zaburi ya 12 umurongo waho wa 6, ni Zaburi nahawe. Ariko kandi harimo ijambo umwuka yambwiye ngo murisurinyeho cyane. Iravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka
niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Iri jambo ryitwa guhaguruka, Imana yaransobanuriye irambwira ngo benshi bararisoma bakumva ihagurutse itabara gusa, bakumva ihagurutse irengera gusa, bakumva ihagurutse itanga ubuzima bwiza gusa. Ariko iyi shuro yarambwiye ngo jye mbwira n'abantu ko Imana igihagurukije no guhana. Hari abishyira mu mahoro, hari n'abandi hana. Rero bene data bakundwa mu mwami wacu, nahawe n'iyindi Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ndahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Imana ibagirire neza. Ubwo bwose ni ubutumwa twahawe, kandi tubuhabwa kugira ngo mumenye icyo Imana igambiriye ku bantu bayo. Hanyuma ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, numva hari aho wateshutse, erega hari ibintu bibavuna. Ubu koko kubwira Imana ngo mbabarira, urumva bigusaba diplome zingana iki? Ese ubu gupfuka mu gaca bugufi haba mu cyumba iwawe urumva bigusaba masters zingana gute? Reka da, ni uguca bugufi gusa byonyine, tukemerera Imana ikabana natwe, ikinjira muri twe, tugakura ibishimwa mu bigawa. Ibyo ni ibintu simple. Ndabinginze bene data banyarwanda, shuti zanjye, uburakari bw'Imana bumaze kugeraho. Imana yambwiye kirikurira, yambwiye kirikurizwa natwe, kuko ngikunda igihugu, iranadukunda natwe, kuko sinzi impamvu idukunda ngo, ariko kubw'ibyo yatugambiriyeho n'ibyo yagambiriye ku gihugu cyacu, ngo ikeneye ko twongera kuyegera, ikadukura ku ntera turiho ikatugeza ku yindi ntera. Bivuze iki rero? Aho tugeze cyangwa se aho iterambere rigeze, ntabwo ariho Imana ikeneye gusa, hari ahandi harenze ahangaha turi. Hari ukundi nanone igihugu cyamera neza kurenza n'ahangaha, kubera ko Imana iradukunda cyane. Hari proje nini cyane y'Imana kuri iki gihugu mu buryo butangaje cyane. Hariho uburinzi buhambaye no kwaguka gukomeye cyane, kuko nabonye amazu arenze ayo dutekereza nitwubahisha Imana. Nabonye imihanda iri hejuru y'indi nitwubahisha Imana, birenze uko tubitekereza. Ibyo dutekereza ni bito, hari ibindi bikomeye Imana izagenda idukoresha by'ubutwari. Imana rero ibagirire neza, Imana ibambika imbaraga, Imana ibarwanirire. Kandi Imana yanambwiye ko nari kari kagiye, Satani yari yakanyaze, yanambwiye ko bantu mwatambwe ikuzimu mugatambwaho ibitambo, Imana yarambwiye ngo nimusenge munasengerwe. N'abazabibasha nimero yacu iri aho hasi ku kiganiro, muzatwandikire kuri WhatsApp mu gihugu murimo cyo cyose. Abari mu Rwanda bo murasabwa kuzatuvugisha, tukabwira aho dukorera umurimo w'Imana, mukaza tukinjira mu bihe by'amasengesho, tugataburura imbaraga z'abadayimoni, tukaziroha mu maboko y'Imana, amaboko y'Imana akazitwika. Imana yaramubwiye ngo ije gutaburura abantu Satani yatabye. Imana rero ibagirire neza, Imana ibambika imbaraga. Mwari muri kumwe na Pastor Evode, Imana ibagurira imbago. Turabashimiye ko muzakora share, mugakora subscribe, kandi mugakomeza no kudusengera kugira ngo natwe dukomeze gutambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Bino bintu ntabwo biba byoroshye, biraduhenda, kandi tutambutsa muno butumwa, ariko kandi niwo murimo twahamagariwe nyine. Twabona ababishyigikira n'abatabishyigikira, byanga bikunda twe tuzavuga, kuko turimo turakaraba, turimo turasezera isi, abera turenda gutaha. Niyo mpamvu rero turi gukora umurimo w'umwami Mana hakiri ku manywa, kuko dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora. Data urakoze kubw'ubutumwa wampaye, mbusohoje uko wabumaye, kandi ndazi neza ko hamwe n'umugisha utanga, umpaye umugisha hamwe n'abera badukurikirana kuri Riratashye Ministries,
cano waduhaye kugira ngo tuganirireho iby'ubwiru bwawe, tumenyeshe abantu ibihishwe bihishurwe. Urakoze rero, umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro reka yacire amaboko akomeye y'Imana, tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom.